ndayisaba umugisha nicyo gikomeye cyane mu byo nkora byose. Urayisaba umugisha no kunsubiza ibyo nabuze byose. hari ikintu wibagiwe? Igikwe. Igikwe ibyo tuba tubirimo ibyo zakora. Kuba yarampaye umugabo ibyo byose yarabimpaye. Kubera guha umugabo byose yarabimpaye. Kuko ibyo ni ibyo kunezeza amaso y'abantu. Isanzwe customer care turanazizana tukazidekora mu bukwe bwawe cyangwa se mu bindi birori ibyo aribyo byose. Na bya bintu bituritse bijyana n'akado turabifite. Cyane byose. Ari ibiturika bya bindi bimeze nk'amashanyarazi bigenda bicana bikubita mu bantu byose turabifite. Byose. So turagenda turashyireho n'amafoto mugende muyareba ubwo kugira ngo mubone ko ari byiza. Keke nziza zidekoye neza, decoration yose ushaka. Yego. Turabigukorera. Atwibutsa abantu ko n'uruganda rwabaga muri Zambia. Abazambia twarabateye mu bisheke mu bigori nako. Ubu ruganda rwimukiye mu Rwanda. Twabasize iwabo, ngubu gahunda no gukorera iwacu. Naho iby'amahanga byarahanda nyine. Amahanga arahanda. Ubu ruganda ruri hano i Kigali. Firidausi n'umutware we bafite n'abakozi bimeze neza cyane. Bafite uruganda rukora keke ziryoshye. Abageni rwose bazajya bagenda birahira Firidausi. Shana ukuri mujye muntumira n'ukuri nze cyane. Icyo cyo mugombe mukimenye. Ubundi umugisha, amahoro ubihabwa n'ababyeyi. Impagarike n'ubugingo ukabihabwa n'Imana. Umugore mwiza muhabwa n'Uwite. N'umugabo mwiza. Zeko batavuze ngo umugabo mwiza akavuga ngo umugore mwiza. Umugabo wamuwite uvugisha ukuri. Abagore buriya umugabo ashobora kuba mubi buri umugore akamuhindura. Ariko ntago umugore yaba mubi ngo umugabo. Cyambere ndasaba Imana umugisha, nkayisaba amahirwe, nkayisaba ubwenge muri uyu mwaka ndetse no mu yindi myaka yose izakurikira mu gihe ikinkomereje ubuzima. Ndayisaba kunkuriza abana, kubaha ibyo bakeneye. Ndayisaba kundindira urugo no kuruha umugisha, irurinde satani no guspendinga. Urumva niba umugisha mu byo nkora nzabona ubushobozi. Ukora ubu hasi ukora ubwo bisaba amafaranga none, ariko buriya se iyo nsinziriye ko ndota buramba ndi. Reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Dushimiye Imana ko abanye natwe yakoze kuturinda. Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndaza kuganira na Firidausi. Ni umubyeyi muramubona yarabyibushye asigaye ari ikimama. Kera atarava i Kigali yaratarabyibuha none. Nyuma yuko avuye i Kigali habayeho gutwita, habaho kubyara. Ariko Firidausi kambaze nkwakire turakwakiriye. Murakoze cyane. Utarabyara wanganaga gute kunduza wabaye munini cyane? Nuko nguko ntari. Nuko ariko Imana yabigenje neza. Ariko mbere ya byose nanjye kansuza abantu banje bankurikira bankunda. Yego. N'abashyashya baje ariko bakaba bari kureba iyi video mwese ndabasuhuje. Yego. Kandi ndabakunda cyane. So mukore subscribe batarayikora n'abarayikoze kandi ndabashimiye. Yego. Kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nabo tubifurije amahoro y'Imana. Kandi umwaka mushya muhire wa 2026 ndabifurije. Dore ko twanawugezemo hari abantu bagiye mbona banyifuriza n'umwaka w'ikarawugeramo. Uyu mwaka bazawurye. Bawugezemo ubu nuko burya muhirwe muri byose byiza byose. Musaba Imana ibibaho ibyo muzerekezaho amaboko yanyu byose. Imana izabibahere byose bizagende neza. Amahoro no guhirwa. Yego. Aha rero tugiye kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Umuryango umeze neza? N'umutware, abana twese tumeze neza nyine turi kumenyera Kigali. Akiri izuba razi ko rimbuza kureba. Ariko nubwo urimo uvuga izuba nge ntaryo mbona ryinshi cyane. Arije gukubita ku makaro rikangaruka mu maso. Ariko ntari. Ariko abantu barimo barabona umeze nk'umuntu uri ahantu mu rubaraza. Ni nako biri. Ariko hari akazuba kari kugera ku birenge byawe.
nyine ndi mu rugo tugiye kuganira nibereye mu rugo. Yego. Yes, ni byiza nagira ngo ubwire abakunzi bawe Noheli yagenze gute? Shangiye ni ibintu bisanzwe nese ko nibereye mu rugo niririye agatoki kanje. Niririye agatoki kawe. Ni ibintu bisanzwe nyine nta birenze. Ariko uko biri nase ubwo nta n'inkoko yabonetse ko ari isigaye igura make. Igura ngahe? Inkoko. Nese niba inkoko iri kugura 6,000 ikiro cy'inyama z'inkoko kigura 600. Ni make? Ni make. Ni make mwa. Uziki nka mu minsi mikuru yari sinzi nimba byakomeje yari kugura 2,500. Irota ari 10,000. Ayo makuru warayamenye? Ntago nayamenye. Wariyiziye nyama? Kuri Noheli na Bonane mbabarira ntuze naziguze mbere yaho ntuze gusebya umugabo batagira ngo nyama. Baraziguze ariko mbere none sugira ngo umuntu arya kubera ko ari kuri Bonane ari kuri Noheli iminsi yose umuntu ararya igihe wumvise ikintu nyine ufite ubushobozi bwo kukigura kumva uragishaka kurakigura atari ngombwa ngo umunsi yonoyo ntago byambuza rero guteka ibijumba numva ari byo nshaka kurya kuri Noheli cyangwa kuri Bonane. Yes. So rero umuntu arya ibintu ashaka. Nateka ibishyimbo nkashyiraho imyumbati nkira ko mbikunze cyane ko njye nanakunda n'inyama. Utwo tuntu wasize ku munwa n'uduki Fredawo ko ari twiza. N'utw'abagore ntiwatumira umugabo. Usanzwe uri mwiza none wabaye mwiza cyane uzajya uhora udusigaho. Urakoze. Kuko buriya igihe ugira abantu akabura yenda ugasanga umugabo we nuko ubwiye kuri mwiza ariko hari n'abandi bantu bagukunda no bakubwira ko bakubwiye kuri mwiza ngo umugabo w'umuntu niwe ubwira umugore we kari umugabo we niwe ubwira umugore we kari mwiza nta wundi mugabo byemerewe kubivuga. Njye rero ntabwo ndi umugabo ndi umugore. Umugore sava umukobwa wake ariko abagabo ntabwo bamwemerera kubwira abagore b'abandi ngo ntabwo ndi umugabo ndi umugore humura. Keretse bo bibabwiye muri rusange umugabo wawe ni inshuti yanjye ntabyo yatekereza arabizi nta kibazo. So ariko ndagira ngo mbabwire bajye baza baduteze imbere abantu badukurikiye. Dukora amakeke y'ubukwe anniversaire ndetse n'ibindi birori bitandukanye mujye mudushyigikira nkuko mudushyigikira hano kuri channel mukatureba mujye munadushyigikira. Wowe ntabwo uri kubivuga neza reka mbikuvukire. Kwa Firidausi bafite uruganda rukora keke abantu bakora amakwe imigati myiza mu ngo z'abantu bakeneye kurya imigati myiza abana banyu bagomba kujya ku ishuri bari imigati myiza bahamagara baguha imigati. Icya kabiri abantu bafite amakwe bafite ubukwe amakwe nano bwa Kinyarwanda cyiza abantu bafite ubukwe baba bari hanze ariko ufite mu Rwanda batange commande. Abari i Kigali abari mu ntara rwose tubagezaho keke tubagezaho gato nziza cyane kandi zisukuye ndetse n'abahanga bo kuzifungura bakazikata neza bakazibagezaho ku mutekano mwiza wisanzuye. Customer care turanazizana tukazidekora mu bukwe bwawe cyangwa se mu bindi birori byabyo byose. Na bya bintu bituritse bijyana n'akado turabifite byose. Ari biturika bya bindi bimeze nk'amashanyarazi bigenda bicana bikubita mu bantu byose turabifite. Byose. So turagenda turashyireho n'amafoto mugende muyareba ubwo kugira ngo mubone ko ari byiza. Keke nziza zidekoye neza decoration yose ushaka. Yego. Turabigukorera. Atwibutsa abantu ko n'uruganda rwabaga muri Zambia. Abazambia twarabateye mu bisheke mu bigori nako. Ubu uruganda rwimukiye mu Rwanda. Twabasize iwabo ngubu gahunda no gukorera iwacu. Naho iby'amahanga byarahanda nyine. Amahanga arahanda. Uruganda ruri hano i Kigali. Firidausi n'umutware we bafite n'abakozi bimeze neza cyane. Bafite uruganda rukora keke ziryoshye. Abageni rwose bazajya bagenda birahira Firidausi. Shana ukuri mujye muntumira n'ukuri nze mu bukwe bwanyu mbazanire keke. Uzajya ujya kuri kamera nawe bakubone. Uri mukata keke. Bashaka gukamera ni so nta kibazo. Ye kuvuga ngo ni soca. Abantu babona ko ari Firidausi uzanye iyo keke. Nta kibazo. Yewe ntuhangayike abantu hano turabize baraguha akazi pe. Kuko ndabizi n'ubundi bakunda umuntu ukora.
nukuri muneze imbere basi munyereke ko munshyigikira ngire kuraje impamvu ntababwira ngo imigati ni iki iyo ntago twagukorera delivery keretse ushaka myinshi ukabona ko harimo essence byose nyine ariko keke yo keke rwose aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda ariko ya migati narira ryoshye nayo abantu nibayikenera nabo ntacyo ariko ntabwo ikunda gukenerwa cyane wanayigura muri quartier yindi nawe utuye ariko ikijyanye na keke zaba ari iz'ibihumbi keke z'ibihumbi 20, keke z'ibihumbi 30, keke z'ibihumbi 50 n'iza 300 mbese nimwe ndavuga mu byiciro byose kugera kuri keke ya nyuma igura ngahe na miliyoni nta kibazo ushaka kuduteza imbere biterwa n'ubwoko bwayo biterwa n'ubwoko biterwa n'ingano biterwa n'umuntu ugashaka bashaka kubashaka nyinshi ugasanga keke shakamo nagira ngo wahenda decoration yayo shakamo keke nini hashaka byose nyine birabarirwa shakamo keke nini cyane ashakamo impano nyinshi cyangwa nyinshi zo abantu uburyo ushaka wow ni byiza cyane kandi ni byiza bwana aho kugira ngo ejo uzaze kurira kuri kamera ngo waburaye ngo byagucanze abantu nibaguha amafaranga nabo bakorera ibyo baturemere nta kibazo twiteze imbere dukora ibikorwa bituma tuzafasha abandi yes nibaguha amafaranga ubahereza ibintu byose bagusabye kandi biraza kugenda neza umugisha w'Imana uzaboneke mu rugo rwanyu yes tugeze mu mwaka wa 2026 ni tariki 2 z'ukwezi kwa mbere mwaka ni mushyashya mwaka mu pyagari Fidaw uruvugo rwarashize uruvugo rwoko se uruvugo nyine waravuzwe waragukiwe waratotejwe ubijugunye muri uyu mwaka ugiye cyangwa urabyambukanye kugiye se burabyari mu mwaka ugiye ntabyari ari n'ibyaje mu mwaka hari n'ibyo numvise uvugamo ukuntu uretse ibibazo twigiriye ibibazo twigiye nyine bisa n'impanuka byatubayeho nyine bigatuma umuntu asubira inyuma mu bikorwa yari arimo gukora ndetse no kubabara nyine cyane kuva umutima urakomeretse ariko ubundi wari umwaka rwose ugiye kutugendekera neza uko tubyifuza yego umva uyu mwaka wa 2025 wari umwaka mwiza cyane kuva watangira byahindutse mu kwa 11 nabwo mu mpera urumva tutari tubujyanye so rero bivuze ngo ariko byose nyine Imana ibibizi buriya ibikora kubera impamvu yes byose Imana ibizi impamvu bikoze ibizi impamvu ko nta kitunga uretse twitungura nk'uwo munsi twiriwe nta kibazo dufite akazi kagenda neza amafaranga yinjira neza ariko bigeze nijoro satani arabasura niba ari satani ko satani nta bubasha dufiteho ko ntabwo satani ari iteza ibyago buriya gusa iyo Imana ibyemeye iba ifite impamvu yes Imana rero iravuga ati reka bibe ubwo kugira ngo wenda nanjye ngire ibindi nanjye njya nkunda kuvuga ngo iyo umuntu ajya gusimbuka hano hari higira inyuma ushaka gusanga Imana yaremeye ko usubira inyuma gatoya mu iterambere hanyuma kugira ngo uze gusimbuka hano hari cyane wite usingira umugisha mugari nyine uretse nyine kwikomeza ukishyiramo umutima ukomeye wo kumva ko hari ibyiza biri imbere nyine bigutegereje uzabona ibirenze ubundi ntabwo byoroshye ko ntabwo wafata ibintu wakorera imyaka ingahe ngo nurangiza ubitakaze ku munsi umwe ngo uvuge ngo ibindi byiza biri imbere ngo ngiye gutambuka biragoye ariko nanone gukomera inshuti n'umuryango bakakuba hafi bakagukomeza bakakubwira baguha ingero nyinshi zitandukanye nyine ugakomera ariko ntabwo ari ibintu wavuga ngo yango kubera ko ngo bibaye ngo ndabona ibindi gute se biri ntabwo byakwizanira ariko nyine urabona ibindi ariko wabikoreye rero usaba gukomeza ntabwo uzaba imyaka 5 reka turebe ngiye ari ikintu ntekereje nonaha njye nzi ko Imana ishaka gukora ikintu gushaka gukora ikintu ikabicisha mu nzira zitandukanye kandi utatekerezaga icyambere navuga Imana ishaka gusanga ari ivuga ati abantu nkwiye kubacura mu rwababyaye nkabazana mu Rwanda ariko
ndimo ndabona nimba abwira uko batazabyumva cyangwa nabo batazagira umutimanama wenda ngo babe bagira igitekerezo cyo gusubira i Rwanda. Ati rero reka ndebe inzira mbicishamo. batekereza ko tuzataha ariko atari vuba byibuze after 3 years ariko nyuma y'imyaka 3 ariko ntekereje cyangwa 5 ngeze uko ntekereza ku giti cyanjye ndumva ndabona ntekereza ko byanga bikunze harimo n'abantu mutasezeye mujya kuza. nta ninde se twasezeye niwumva uretse aho twari turi nibo baduherekeje gusa aho mwari abandi babiherekeje none se ko nizo zabaga ziri na fone wapi na fone abagiriho byagiye nyine tugeze mu gihugu nibwo twatangiye kujya twandikira abantu twaratashye twanakoze n'inkuru kuri YouTube barabibonye nyine benshi nubwo ubona nyine bataba baramuhamagaye n'umuntu ngo bamubwire bamuhe pole ariko abantu muze mwiga gutanga pole reka uyu mwaka byibuze umwaka wo kugira imitima myiza wo guhumuriza abantu ubona bari mu kibazo ko birabafasha twere nk'abantu bagiye baganiriza byaradufashije cyane. Yego wagiye ubona abantu kugira inama banakuganiriza umuntu akakuganiriza akakubwira ibintu nyine byamubayeho akakubwira n'ukuntu byaje guhinduka ashaka kumva ibyawe n'utwana ugasanga ibyawe byarutwana. Nibyo nyamuvuga ngo munsi y'umukene hari undi, munsi y'umunyabibazo hari undi, munsi y'umuntu wageragejwe wowe n'ibikomeye hari undi. Ujya kwa muganga ufite ikibazo cy'umutwe ugasanga wacitse amaguru yombi. nuko nyine abantu nyine tutanyurwa n'ibyo dufite wenda ukabona urimo kugenda umuntu yagucaho n'imodoka ukamureba cyane ukumva gutsindiye ntayifite ariko Imana nginziza iki imbere nahereye tirenganyije ko buriya uri kugenda n'amaguru hari undi utanayafite wa wundi utayafite nawe hari undi rwose utabasha no kwibyutsa ahari mbese nyine twese turarutana. Buri wese rero aba agomba kunyurwa n'uko ari. Urumva ariko twizere ko wenda uyu mwaka hari ibigiye gukoreka Imana ikaba yakwibagiza wenda ibikomere wagiriye muri uyu nguyu washize. Ariko Imana nyibagize njye maze guhura n'ibintu ngerageza byinshi kandi bikamenagurira umutima cyane. Reka nkubwira reka birangire basi Mana rwose turakwinginze basi igihe utuha ibyoroheje bitworohera mu mitima bituma tudakomera. Hari ikintu maze kubona umuntu wese wubatse urugo, umuntu wese umaze gushaka ashaka guhura n'ikigeragezo Imana imuhitiyemo. Gusa icyiza ni uko ikigeragezo iyo kije kivuye ku Mana iryo shuri aryiga rikarangira kandi rikagusigura amahoro. Ariko iyo bije bivuye kuri Satani ni handi wasanga umuntu wagiye mu mazi yagiye kwa makuza akiyahura yagiye kunywa imiti bindi akiyahura agapfa. Biriya by'umuntu yahuye nabyo bikamurenga akiyahura biba byavuye kuri Satani. Bwana Kerema byavuye kuri Satani. Imana imwakire mu bwana. Hari igihe rega baba bakugiriye nabi bareka baranabiroga. Umuntu akuroga rwose icyiza ni uko tuba tugomba gusenga Imana ikabikuraho. Urumva nyine se ibyo by'amarozi nyine mvuga byose urumva neza uwo murozi muri Satani umukoreramo byose ni imyuka mibi. Gusa Imana niyo ifite ububasha kuri buri kimwe. Ndatekereza na Satani mufiteho ububasha. Satani ntabwo yakwica kuko ntirema ntitanga ubuzima ntiyanatwara ubuzima. Ahubwo ni Imana yanze kwica Satani ubundi kuki itamuhitana. Ntabwo mbizi jyewe ibyo bintu bisaba abanyabwenge. Ariko njye hari icyo nasomye muri Bibiliya bivuga ngo Satani buriya ariho ku mpamvu z'Imana. Ko Satani ni inzira ya kabiri kandi Imana yemeye ko inzira ya kabiri ibaho. Inzira ya mbere nijya mu ijuru ku Mana, inzira ya kabiri nijya kwa Satani. Rero Bibiliya igaragaza neza ko ijambo ry'Imana igaragaza neza ko hari inzira ebyiri. Buri wese akwiye guca mu nzira ashaka kandi munogeye. Ngo ijya mu ijuru irafunganya ariko ijya kwa Satani birarangaye ni nini cyane. Bivuze abantu benshi no kwigirayo. Bivuze abantu benshi bashaka kujya kwa Satani bite nibo ngo Satani burangwa bateka ibiryo
ngo bihumura cyane kandi biryoshye ngo bihumura buri muntu wese akaza abyirukira. ahashane mwihangane. Ibyo abantu baza birukira rero twa tuntu turyohereye turi aho ngaho gusa ryaraha nyine nawe urabyumva. Ibyo byose by'abantu bagenda bakwikiye bakagwa mu mutego. Reka nk'urugero iyo umuntu ateze imbeba nagashyira utuntu turyoshye tuhumura tuyikura. Indagara zikaranze cyangwa se inyama simbizi cyangwa n'ibindi byose. Ibyo byose rero ngo n'iby'imbeba izi kuri kigahita ifatwa. Abantu rero bajya kwa Satani nabo, Satani ngo yabategura ibintu byiza, mu kabari hari ibintu byiza, hari ibintu byiza, kwa Mara hari ibintu byiza, ngo nibyo bita byiza ariko nyine ntabwo mbihamya ko ari byiza, bo baba babona ari byiza bakagenda babikurikiraho no bakahita bafatwa n'akamashu. Satani akaba arabaheranye. Imana iturinde gufatwa n'akamashu k'abadayimoni. Byiza birahari kandi by'umugisha. Yes. Reka tujye twakira ibyiza by'umugisha noti by'umuvumo. Ariko iby'Imana kwizera, kwihangana ugategereza bikaza. Niyo muhanga mugana gambira ati nge nzarya kagabuye. Iyo avuze gutyo byumva cyane abashatse kuvuga ngo nzarya icy'Imana impaye. Icy'Imana impaye nakoresheje amaboko yanjye, Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Muze Firidausi ntiyakwiyandurisha ibyo kurya bya Satani. Ahubwo akoresha amaboko ye, Imana igaha umugisha amaboko ye. Hanyuma agahirwa muri byose. Imana iduha umugisha. Ariko nyine n'abantu badukurikira babitwereke. Ubushaka kuvuga ngo ubundi byayibaho ni ibihe? Ese umuntu ashobora kujyamo gute? Ariko nanone ushaka kubucuruza ukiyandurisha ibyo kurya bya Satani. Ati gute? Ushaka gucuruza wabona bitagenda akahita babwira ati hari umusaza ukorora ikaka, iyo umuhaye amafaranga aguha imiti ugakoreraho ubundi ukunguka amafaranga menshi ugahirwa. Ariko ibyo byose bishira vuba kandi bicika vuba nk'ubwatsi bubisi. Ese ubu ntago hari abantu babona ibyo bintu kandi bakarinda basaza babifite. Ari umugisha bakabona ibintu bitaturutse mu nzira nziza. Ubwo dutekereza ko ibintu bitaturutse mu nzira nziza byose biba ari ibya Sekibi buriya se. Ubujura cyo shatse kuvuga ukabona nk'ibintu wibye ugagira biturutse mu kwiba ibyo shatse. Yes, n'ababivana mu kwica abantu. Yes, so umuntu yarakize ariko ajya gusa amateka yisha abantu benshi. Ubwo itandukaniro ni rimwe, si uko birangira vuba, si uko uzasaza ntabyo ufite wabisazana ndetse n'abana bawe bakazabirya, ahubwo itandukaniro ni rimwe. Twese ntabwo aho tujya tuzajya hamwe nyuma y'ubu buzima. Nanjye niko mbyizeye. Ingororano ntabwo ari zimwe. Reka nkubwire, nimba n'icyumba abantu bapfuye bajyamo, ntabwo nemera neza ko umwicanyi yajya mu cyumba kimwe n'umuntu wakoreye Imana. Ubwo bitegereze ku munsi w'urubanza. Oya, umunsi w'urubanza se wamenye uzaba urya, ahubwo turebe wowe n'upfu uzajya hiye. Nyine mu gihe dutegereje urubanza Imana iruce. Nibwo izajonjora, bimeze nka kwa kundi abantu bafungwa bamwe barengana abandi batarengana kandi bagafungirwa. Ari idini ryawe ni irihe? Njye ndi Umuyisilamu. Umuyisilamu? Nenze ko wavuyemo? Ese umutware wawe ni Umuyisilamu? Aya. Umuyisilamu. Koko? Ntabwo ibintu by'amadini ajya bigenderamo. Arabigenderamo. Ariko iyi ntabwo ajya byinjiramo cyane. Ni Umuyisilamu. Reka mbyakire ntabwo ngenzi idini rye. Ariko ubwo bimbwiye bwo ni ibyo. Ni Umuyisilamu, Imana ishimwe. Ndetse nibajya bababwira ngo wabwire ngo iyo umuntu yakoreye Imana, iyo umuntu yakoze neza ari mu isi, iyo agiye bigenda gutya. Imirimo iramuherekeza. Iramuherekeza. Nese umuntu wakoreye Satani niyo yapfuye nawe imirimo ye iramuherekeza. Ubwo se abantu bagiye ni hamwe. Erega nta wagiyeho ngo agaruka tubwire. Nazo tubwire ahantu yarari. Wari wajya muri koma? Ntabwo wajya muri koma? Wapi. Ariko buriya se iyo nsinziriye ko ndota buramba ndi. Iyo usinziriye ukarota uri no guhumeka. Umuntu wapfuye rero akenshi nta nubwo ahumeka. Mbambe umuntu wapfuye nta nubwo ahumeka kwanza. Hari n'igihe waba wapfuye burundu rero buriya utazigera unongera kubaho ukundi. N'ubundi bavuga. Ahubwo je hari igihe nimagine nyine ni umuntu wanjye. Yo udushyize hanze hasi uretse ibyo kugendera kuri Bible, Quran,
ugatekereza ku giti cyawe nyine uko ubona ibintu hagiye mba mbona umuntu atazongera kubaho kubera Ezira Mpyisi kubaho uyu munsi ukabaho n'ahazaza no mu bundi buzima no gusiga imbuto ku isi iyo mbuto igakomeza uba abantu nakomotseho nyine ndacyababereyeho. Pasiteri Ezira Mpyisi ajya gupfa yaravuze nyine mbere y'uko apfa yenda wari uzi ko agiye gupfa ariko yavuze ngo ndatambutse ndagiye ngo ariko ngo tuzahure mu isi nshya. Bivuze ngo rero yari yarasomye icyanditswe Bibiliya igaragaza neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ngo Imana izongereme iyindi si nshyashya. Iyo ni Bibiliya. Abantu ngo ntibazongera gupfa muri Bibiliya twitegereze bisanzwe nk'abantu dukoresheje ubwenge. Ariko Bibiliya na Korowani ni ijambo ry'Imana. Yes, ndanabyemera. Nawe ugira ngo umuhakanye no? So nuko nyine ngo tuganire. Tuve mu bitabo tuze mu bisanzwe nyine umuntu atekereze neza. Abantu bariyuburura ati gute iyo ubyaye umwana ubundi ububyaye wowe mushyashya wa mwana abyara uri nawe akubyara yibyara gutyo ubuzima ugakomeza kububaho kandi umaze imyaka 100 warapfa. Ese ubusi maze igihe kingana iki iriho cyangwa yaratangiye kubara imyaka kuva icyo gihe cyose kugeza n'izi saha ngo izarangira usi ibiri kujya. Noneho uko ibintu bigenda bihinduka uko abantu bagenda bajijuka ariko abandi batubwira ko ari ibimenyetso byo kurangira ku isi. Ariko siko mbyizera jewe, siko mbyizera ahubwo ibi byari ngombwa kugira ngo bibeho niyo meruka igera ko igere kubera ko nje ndumva nshaka kwigera. Ndashaka imperuka. Buse nigera udahaye ibyishimo umugabo wawe utitaye ku bana bawe. Ndishimana mu ijuru. Kubera nigi nyine igira icyo. Ubwiye n'iki nimba yakoreye Imana. Narayikoreye. No. Warayikoreye umugabo wese ubwirwa n'ikimba yayikoreye. Koko. Neze ntago tubana. Ko umucamanza ari Yesu ari Imana ubwiwe n'iki? Oya yurega umuntu abayizi. Kubera ko impamvu mvuze uko buri wese nyine akiranuka ku giti cye kandi bikamenywa n'Imana. Niyo mpamvu twirinda gucira imanza bicanye n'abasambanyi kuko ntituzi aho bihanira. Imana izajya itubabarira ibyibona bikwiye ko n'inyembabazi kandi warayishe ko neza. Izagenda itweza buri munsi. Izatubabarira nimba kuko umuntu aracumura buri munsi bavuga ko n'intungane bwira icumuye 7. N'umuntu aracumura ahubwo nyine nayo izajya itubabarira aho ibona ari ngombwa. Uratekereza ugacumura wareba ugacumura wavuga ugacumura ntabwo nyine umuntu aba ari intungane. Ariko uko bukenda uko bwije ni ukureba aho umunsi utagenze neza itagenze neza ukabisabira Imana imbabazi. Ubwo rero dukurikije nyine uko tuba turiho mu isi ugakurikiza n'ibyo ubona abandi bakora nyine bibi nawe ukireba usanga nta bibi uba wanakoze. Ubwo rero ijuru tuzarijyanamo n'ubundi ariko mu isi n'ubundi niyirangize erega umuntu abarushye. Isi ni nziza kuyivamo nyine ukagenda ukamara imyaka 1000 baragushyinguye. Icyiza nuko yarangira bikagira iherezo. Kabisa. Wenda abantu bajye biga gukora neza nyine bakiri bazima nabamenye ejo hazaza uko bizamera. Umuntu agomba gukora neza ku giti cye. Urari ikintu cyakimbabaza haryo hashize umwaka urenga dore imboga apfuye. Washize umwaka urenga n'amezi make. Okay. Ikintu kimbabaza ni kimwe. Ariko tabazwe n'ibyacu nako iby'abandi. No kubiganiraho ni byiza narivuze ngo tabazwe n'ibyacu by'abandi tubyihorere. Ariko nanjye uvuga ngo nkabura dore imbogo. Nyine hari uburyo nyine yajyaga avuga ukumva na gahunda afite yo kuzava muri iyi si. Hari undi sara umuntu ufite gahunda yo kuyivamo. Hariho isi yareba n'ibintu bitego avuga ati yaba nari navuye mu nzira nkigendera. Nta wabyifuza. Ariko dore imbogo nyine ngo nari nibutse ko najya gatukana. N'umuntu nyine ni iby'abantu. Ngo akanapfu ngo ibiki. Ni ya kamere nyine tuba twararemanywe n'Imana irabizi. Ibibizi kwiba yaraturemye gutyo.
ngo uragakubitwe n'inkuba yaratukanaga Imana imuha iruhuko ridashira kandi aho yakosheje hase baragiye mu ijuru mwana ntaryo wamenya ari ibiki se nibyo n'Imana ntaryo pe ko ntawe umenya aho yiyungira n'Imana ngo ubundi ngo tumenye aho umuntu ariko ko tumenye aho biyungira ariko hari ikintu cyanyereka ko rifite uzi ikintu cyabinyemeza ko yaribonye ni uko dore imbogo yamaze iminsi yarwaye kandi buriya bukuru bumaze iminsi urwaye nawe n'ububabare bwose haboneka kwihana akavuga ati Mana mfasha Mana nkiza ndakwinginze Mana basabye n'imbabazi ariko aravuga ati abantu nababaje basabye imbabazi yarabivuze yabivuze se mu kiganiro ari kwa muganga ningira amahirwe yo kugaruka i Kigali nzakomeza mbasaba imbabazi ubwo rero Imana dore imbogo baramuroze tujye dukora neza nyine ibintu bimeze neza note gukora neza ku munota wa nyuma kandi si ngombwa ngo abantu nyine babone ko wakoze neza icy'ingenzi ni wowe kumva ko wakoze neza birahagije ko abantu ntibanabibona aha twabuzemo ibintu byinshi by'umugisha tubona hari abacu bagiye b'umugisha yakoze twe tubona Imana iraturinze Firidausi uyu mwaka mushyashya twinjiyemo wowe n'iki kintu wifuza gikomeye cyane ko Imana yaza buri wese aba afite ibyifuzo bitandukanye uyu mwaka wowe n'iki kintu wifuza Imana yagukorera gikomeye kurenza ibindi cyambere ndasaba Imana umugisha nkayisaba amahirwe nkayisaba ubwenge muri uyu mwaka ndetse no mu yindi myaka yose izakurikira mu gihe ikinkomereje ubuzima ndayisaba kunkuriza abana kubaha ibyo bakeneye ndayisaba kundindira urugo no kuruha umugisha irurinde satani ndayisaba umugisha nicyo gikomeye cyane mu byo nkora byose urayisaba umugisha no kunsubiza ibyo nabuze byose ikintu wibagiwe igikwe ibyo tuba tubirimo ibyo uzabikora kuba yarampaye umugabo ibyo byose yarabimpaye kubera guha umugabo byose yarabimpaye ariko ibyo rero ni ibyo kunezeza amaso y'abantu no gusipendinga urumva niba umugisha mu byo nkora nzabona ubushobozi ukora ubu hasi gukora ubukwe bisaba amafaranga none reka nkubwire ko nta mafaranga bisaba ugomba kugenda Bibiliya hari ikintu igaragaza cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga ko niba ufite uwo ukunda umufata ukuboko umugende umushyire umushumba cyangwa se umushyire nyine umusasirodoti abahesha umugisha hanyuma ugire utahe ntabwo bivuga ngo huruza abantu ubukwe nshaka ntabwo ari ubwo rero nyine ibyo birumvikana twabikorewe n'ababyeyi bacu birumvikana byo guhuruza abantu rero nibyo bituma abantu benshi mugira mugenda mushaka uko mwiboneye ubu uramwishyura bo nta basigaye bishyurwa ntacyo ubuntu kigihe abapasiteri cyane utamwishyuye ntabwo agusezeranya ubwo so ni pasiteri ni pasiteri nyine ubu ni bamwe witwa baruniga ni bamwe bita baruniga barishyurwa so ariko nta nubwo nongeye se ko ndi umusilamu ubundi ntabwo bishyurwa uri umuyisilamu ntabwo none bo ntabwo bishyurwa ntabwo wishyura shehe ngo abasezeranye hari ikintu nabonye cyiza ku bayisilamu nabishatse nabukora urahamagara shehe hamwe na family yawe akaba umugisha mu rugo mwicare musezerane basezeranye abahesha umugisha mwambikane impeta murye ku muceri mwitekeye n'akajuisi mu rugo iwawe cyangwa no ku musigiti cyangwa no mu rugo mujye mubikora mwana we yangu murangiza azi umugisha w'abakuru rega bukenewe rega buriya y'ababyeyi baguhaye umugisha nta mugisha urenze uw'ababyeyi ku mwana barawuguhaye wowe cyane icyo cyo mugombe mukimenye ubundi umugisha amahoro ubihabwa n'ababyeyi n'amatungo hanyuma impagarike n'ubugingo ukabihabwa n'Imana umugore mwiza umuhabwa n'uwite n'umugabo mwiza se ko batavuze ngo umugabo mwiza akavuga ngo umugore mwiza oya tuvugishe ukuri impamvu ijambo ry'Imana bivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka imvuze impamvu bivuze uko kuki batavuze umugabo se nuko nta mugabo uba mubi oya rega nta mugabo uba mubi tuvugishe ukuri
abagore buriya umugabo ashobora kuba mubi buri umugore akamuhindura, ariko ntago umugore yaba mubi ngo umugabo oya n'umugore adashobora kutamuhindura, ariko ubundi abahanga bavuga ko abagabo ari abatware kandi iteka ryose. ariko se ugira ngo umugabo mubi we, reka nguha akandi kantu kagaragaza ko abagabo ari abatware. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntuzasende umugore wawe utamuhoye gusambana. Wigeze wumva aho Bibiliya ivuga ngo ntuzasende umugabo wawe utamuhoye gusambana? oya Bibiliya buriya simbizi shange ntabwo bisobanukiwe pe. Nyine ko ibyanditswe ntuzasende umugore wawe utamuhoye gusambana, ntabwo bavuze ngo umugabo. Hanyuma ariko umugabo wawe se ubwasambanye nta kibazo. Ariko na kera reka turebere hamwe, ariko njyewe ntabwo ibyo ndi kuvuga nanjye mbyemera, ariko reka mbwira abantu wenda bazatubwira bazabyumva, sibyo? Kuva na kera twumvaga ngo umugabo ngo yashatse ngo abagore 10 ngo 8 ngo 7. Ahubwo umugabo akica mugenzi we akanamutwarira umugore, no muri Bibiliya barimo. Barimo. No barimo sishaka. Ariko twe kubigana ntabwo. Ari icyitegererezo muri Bibiliya. Ariko na Mose aro yishamutse inda mu mucanga n'umuntu yishe. Ariko Imana byo yabirenzeho n'ubundi kuko yari ari kuri mission, yari afite byinshi agomba gukora Imana yamutumye. Nubwo arabagendaga yiyobora nawe kuko nk'uwo muntu yamwishe, ntekereza ko Imana itari ko yari mubwiye. Ibyo reka tubiveho. Ahubwo nari mvuze ngo kuki usanga abagabo bashaka abagore benshi, ariko abagore bakaguma mu ngo zabo, ntihagire umugore ugenda ngo agende ajye gushaka abagabo benshi. Abagabo bafite ubushobozi. Bivuze ngo abagabo n'abatwara iteka ryose. Yatwara ingo zose ashaka. Ari umugabo, ari umupasiteri wasezeranyije Vestina, yaramubwiye ngo Vestina ugomba kuba umugabo wawe, kandi ngo mbere yuko umuntu akubwira ngo ni umushumba, ngo aragukeneye, ngo agira ute, ngo umwumvire cyane, urumva? Cyangwa se ngo ugiye gusenga, ugiye kumva Imana, ugiye kugira ute. Aramubwira ngo dore Imana yawe ya mbere ni umugabo wawe, uzamwubahe ibindi byose bizacamo. Ntiyavangiwe mwana. Oya ni byiza, ariko umugore ategetswe kubaha umugabo ndetse no kumugandusha. Ese kujya afata umugabo akamujyanya n'Imana, cyangwa umugabo nutuma abagabo nutumana dutoye. Imana n'ubundi bamuritwe. Nese umuntu nutamubona kubona umuntu ukamubonamo Imana ni ukumubonamo icyiza nyine. Ukamubonamo ukuri kandi nawe agomba kuba inyangamugayo. Imana iba muri twebwe. Uzayibonera he hano utegereje ko uzayireba? Aisha nanjye nagiye nyibona mu bantu we. Imana ni umuntu. Nyibona mu bantu. Iri mu bantu, iba muri twe, kora muri twe. Hahandi nyine urebe umuntu agukorera ikintu ugatavuga ati mva ni Imana. Gende. Yes. Imana mu. Reka turebere hamwe Frida udusoza ikiganiro cyacu. Hari uburyo abantu bakumenya muri social media. Nta filime wakinnye, nta ndirimbo wakoze, ngo wenda tuvuye tunura umusitari muri ibi ngibi muri filime cyangwa mu ndirimbo. Bakumenye mu itangazamakuru gusa. Sindivuye ko ari umukinnyi wa filime wazamukiye, sindivuye ko ari umuhanzi wazamukiye, sindivuga iki. Nge nimo ndashaka kuvuga ikintu cyitwa itangazamakuru. Mu banyamakuru bose bari mu Rwanda, ninde munyamakuru ushimije avuga ati umunyamakuru Imana izamuhumugisha? Utavuze byinshi uvuga izina, nurangiza ugira ute? Uhita umusabira umugisha. Yago Imana imuhumugisha. Nukuri. Mwigeze mukorana? Ndimo ndavuga uwo mwakoranye. Ntabwo twakoranye, ariko hari inshuti zanjye yakoranye nawe, hari abantu benshi bakoranye. Aha, okay, ubwo ni promotion ngo haye babiri. Wa kabiri ndashaka uwo mwakoranye. Akoranye na benshi. Ko numva Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi. Ntabwo narenza wa gatatu. Reka ngarukira aho ngaho, ubwo ni Yago amubonye. Yago waramukunze, Imana imuhumugisha. Gerard Mbabazi ni imfura cyane. Gerard Mbabazi twakoranye ibiganiro bibiri. Yego. Nawe Imana imuhumugisha. Yes, ubwo nibyo Imana imuhumugisha. Undi muntu ni Frida Usa, nawe ndi umunyamakuru. Mfite channel. Nawe uri umunyamakuru. Ntabwo ndi umunyamakuru, ariko mbaha ibiganiro. Nawe ufite shene ucisha ibitekerezo byawe. Imana iguhumugisha nawe. Nahenze kugiye kuvuga ati number 1 ni umuntu watumye ngera ku mihanda. None ndumva bamujugunye mu bigori. Ayata. Yabariya ni ibisanzwe nta birenze. Ni ibisanzwe. Niyo batakwakira bari no kujya ahandi.
cyane. Yes, Frida, reka ngushimire kandi uzagira umwaka mwiza, uzakubere uburumbuke kandi uzawurye ntuzakurye n'umuryango wawe. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza abadukurikiye. Niba wifuza kugura keke, nongere mbisubiremo, keke witegura ubukwe, tanga na komande ya keke hano kwa Frida House, bakora keke z'abageni cyane. Aho waba uri hose, waba uri Kigali, waba uri mu ntara, tuyikugezaho kandi byiza cyane, bifite isuku kandi byihuse. Hamagara kuri iyo nomero uri kubona kuri screen, uhabwe service inogeye, yuzuye, uhabwe umugisha n'Imana.